ni igiki umugabo yagukorera kigahita gituma umwanga? Aramutse atanejeje mu buriri. Igitsina gore mwese hagati y'amaguru yanyu haranuka, uko wagira isuku kose ubunuka tu. Iyo ubyutse mu gitondo ufite ukuntu nuka bitari byiza. Rekuza amabingu menga n'inkono y'abatwa. My love usiku na mshahara kisha mbona maneno kutoka hivyo? Uretse kugenda manze nk'igishaka kandi ndashaka kukwereka uburyo ushobora kubona amafaranga utakoze. Uburyo ushobora kubona amafaranga wibereye iwawe mu rugo nta kintu na kimwe wakoze. Niba ufite telefone urafata telefone yawe ujye kuri Google aho bandikira hanyuma wandikemo ijambo money cyangwa se amafaranga mu kinyarwanda gutyo. Hanyuma nurangiza urahita ubonaho ibiceri, ahari inote, ahari amadolari. Ushobora gukanda kuri download cyangwa se ugakomeza kuyarebera aho ngaho kuri internet, hanyuma ukabyuka ukajya gukora wa muneba. Urebye hari n'abagabo batazi gutegura umugore ahita ashaka kurira. None urutangiye urifashe uragiye ngo we ngo uragiye usanze mama Dre karahuze urabisuzamura. Ni mama yakaraho ngaho yiriwe no mu migogoro y'abana aratunganya abana, uraje uhita umubwira ngo uwe ngo vayo ngo mvuze ngo iki ngo mu cyumba mpaye nkawe. Aha. Simwigeze kumva story y'umwana. Baramubwiye ngo mwana wanje ngo uramenya atazagira umuhungu kujya hejuru. Urumva? Umwana arangije bo baramubwiye ngo uramenye ko atazagira umuhungu kujya hejuru. Noneho umwana agiye kuryamana n'umukobwa arangije n'umuhungu nyine urumva baba baramubwiraga ngo uramenye atazagira umuhungu kujya hejuru. Urumva? Arangije umwana ageze hirya umuhungu akazamubwira ngo amujye hejuru. Noneho umuhungu arangije aravuga, umukobwa aramubwira ngo mama yarambwiye ngo ntazagira umuhungu njya hejuru. Urangije umutipe amushyira hejuru. Ejo bundi bajya kwa Roni wabo umwana aratwika. Mama aramubaza ati se mwana wanjye sinakoze ko atazagira umuhungu kujya hejuru. Ngo ntabwo ari wagiye hejuru igihe amugiye hejuru. What do you want? Cyakubwira abantu amafaranga atunze uko yarangana. Amafaranga ko ari bakuru bayamaze ho arukira uruhinja. Neze nimbivuga ko nari yatunze urayansubiza. Bambwiye ngo ujya amafaranga menshi cyane ngo niho umuntu mu Rwanda tuzafaranga. Neze urashaka wiki amafaranga nayo mfite ni wayansubiza. Angana gute se? Ni miliyari. Na amafaranga y'imyaka 130 utarakina nabusuko bakaryaho. Neze wowe urashaka iki? Ariko uracyafite. Hejuru wowe ntanafite. Mfite duke. Duke. Ese ni inama wagira abantu bafite amafaranga nkayo watunze? Inama nabagira nuko bazigamira udufaranga bafite bakajya barya imyumbati n'amateke na zavoka n'udushyimbo kugira ngo bazigame. Mwiriwe neza. Amakuru. Safi. Ndi kumwe nande? Namubyiye. Kuko nsubiza nabi. Gusubiza nabi ziko uri igiti se. Ntabwo nsubiza nabi ko ntabwo uri igiti. Mbese ukora iki? Ntabwo bizi. Bazira hano ku mitwe ukuntu hameze. Mbese amenye ko nari uruhara? Ntabwo ari uruhara. Wibeshye. Iki? N'amasoso. Yego, wageze ahangaye nyuma se? Ntukoreho. Ushobora gukoraho nabika kujyaho. Nese nicyo kintu wicuza ko utarakoze mu bwana bwawe? Nuko ntararongora kandi nindi ku isoko. Budi ku isoko ariko nuko ntari nagakuze nyuma y'imyaka 10 zabanzanye umugore. Urashaje. Barakubeshye. Kandi mbibona. Ashaje wowe. Ngana nawe. Wese ndasaza warambyaye. Kandi mbibona se mu ruturo hari umva turashaje. Ntabwo ari uruhana ku ikara amasoso. Okay, mbakiza none. Mbatiza. Ndagusengera ni nawe. Uyagira gutyo ugire gutyo. Oya. Uyagira cyane gutya itaha birahita bishyira bifiye kutuza.
gira gutya nyine kukwita cyane nyine akufite urahunguse ujya he amarira agahinda intimba n'ishavuni byose kuri General Benda wamenyekanye kuri TikTok ngo nyuma yuko akoranye indirimbo n'umuhanzi nanjye ubwanjye ntazi ngariko yamubwira ko atazigera akora amashusho General Benda akagira depression yatumye yibagirwa TikTok ya mbere password yayo ndetse na nimero za konte ngo kuri bakaba buzaguza amatike kuko byose byatumye ubwonko buhanagurika ngibi byatangiye umuhanzi amubwira ko atagomba gusambanya abakobwa bagiye Gisenyi aho yashimangiye ngo abo bakobwa ni amabandi kuri ubu General Benda nyuma yo guhura n'ibyamamare birimo Kiramani aga promota yashimangiye ko kuri ubu bamaze kumuremera indi TikTok ifite abafollowers bake ariyo mpamvu mugomba kumukurikira kuri iyi TikTok byibura iyi depression ikaba yagabanyuka ngo mbere yo kugira ngiye inama umbwira sibyo ningiye amafaranga nzitware gute miliyari ninyegera nzifate gute ntago miliyari uzayigira kuko urabona uri inzazame ukunda abagabo ukunda abasore none zo uzagira miliyari gute Imana wo mu ijuru mu myaka ufite hagati ya 22 na 23 naguperereje Vanessa naguperereje kubera ukuntu ukunda abagabo ukunda n'abasore ntago watunga amafaranga nta mwana wonse undi reba urimo nayikeneye reba ubundi wazimye utaraza kandi warakoze kuntabara umenyereye ndakunera kuko njye sindisezibera iyo bigo ingona yitwa gute mu cyongereza ingona ingona yitwa mu yitwa ahubwo rikomba ingona yitwa gute mu cyarwanda ni isi ingona si mu rurimi rw'icyongereza wagabanyije ibiyobyabwenge Didi aka gace n'uyu kitwa Zaburoni Zaburoni ari izina ry'abatindi nyoza neza undukuze ndakindi cyakuzanye kundongora no kunyoza zibunyoze neza ugabanya inguru zamuri yo shuje ipuramutse uyitoheje yemwe mwiriwe se barimo yemwe mwiriwe yemwe mwiriwe neza mwiriwe aha my lord se uyu se yararwaye oya oya nuvuga ngo umugore wanjye abagomba kumudika akanyuza muraho mabukwe akanyuza ikaribu ngaka gatebe oza n'ipfundiko sheri oza n'ipfundiko si mugondo wambara nyine nambaraga ikabutura za mugondo nyine nanje ndikuza nyine kwambara amakariso go hanze mpereza amafaranga ariko shaje ubundi wicaye nabi gabona kandi uko akagozi karazamutse hano buriya zira nizo kariso mwambaraga dufite rero abantu dufite bamarijoza aho ngaho bazi no kubyiryamo maweya yica mana yanjye imodoka imaze kunanira akonyumvira bano bakristo ndagasa ndashaka kugura indi imodoka sheri yambwiye ko ari bungurira indi modoka kuri anniversaire sheri yampaye imodoka abashimira ko muneza amatwi kubera yuko warangije ikizami gisoza amashuri yisumbuye urumva wabaye kagarara urumva wabaye umuntu ukomeye ku buryo kakanya niwakurangira akazi gaciriritse nk'ikiyede ushobora kumwita umusazi uracyafite imyumvire ya kinyeshuri n'ibyo mwarimu yagusizemo akubwira ko nurangiza kwiga uzaba umuntu ukomeye aha nyuma y'amezi 3 gusa uzaba ugeze kuri rwa rwego ku buryo niwaguha akazi k'ikiyede wagakora kubera ko hari abafite icyiciro cya kabiri cya kaminuza bakora ikiyede wibuke ko nta n'icyiciro cya mbere cya kaminuza ufite nta ibyo bidahagije nta n'icyizere cyo kwiga kaminuza ufite bitewe n'ibyo wakoze mu kizamini nawe uzi mama ya aka kanya ushobora kujyana Nyabugogo ukareba umukarani ugutwaje umuzigo ugasanga ibyo wize nawe nibyo yize nkaho ibyo bidahagije ugasanga we yarabiminuje
Felicitation iki? Felicitation no gushimira. Oya, ravangwa no kugenda wakintu. Felicitation. Felicitation no gushimira. Ako haziyoje wicaraza ukiko. Umukobwa nubwo yabasana nzovu. Ukamubwira ngo uri mwiza we. Agenda yishimye. The 60 shekels, 60 sheep is sick. The what? The 60 shekels, 60 sheep is sick. The fixed sheep is sick. We gitafara umuntu wigeze gutera igihe w'umukobwa. Ko bakobwa bo gose. Reba aho nageze nkavane mana mu ijuru. Urukundo ndarukarabye. Ubwo suzagira umunwa kugeza rya. Abanare igihe amasange bayirukangana nefite za kasike zanjye barazimenagura mana zo bakobwa ibintu bankoreye. Aha. Amashyo ngura ko ntabwo badihana gutyo shiri kumbabaza. Rekuza amabingu menga n'inkono y'abatwa. Ashizwe abantu bahoberana ngo umuntu aruhuke. Wow, hagurikya shiri. Sisho byo mukono goberana biryo bituma umuntu aruhuka. Isikuze wiyishwa. Sinumva bushatse. Dayila. Ari nje uyu nguyu urabona ari nde wakubaka mudugu. Mwese mwakubaka bose ni muri abako. Jewe nakubaka uyu agira ikiburi ngo na mugabo wamutegeka nje umugabo nk'ubisanda hindukira. Umugabo mana umugabo si umugabo yaba yiriwe mu gacupa amafaranga arimo arajya kuyanywera we n'undi mugore yarangiza akanzanaho bwebwe apfa kugenda akanywa akagaruka afite akabaraga ko kunkubitira umupuri nanjye nkamuha namuheza Goodbye. Urifata wewe wamaye guzame ariko sawa kikuryo umwana umugeza mu rusu no ukamurisesha nyine nk'amata hasi se kari cyo kibazo nagara gusura ashwa taramusura washano wirura utarasura ubwo umuntu wambwiye ngo ngenza mpayo ni musura umwimye wabikize afashe ku ngufu usaza wambaye amapantaro icyenda akuremo iya mbere akuremo iya kabiri azahera kujya cyenda yananiwe ntiyajya no kubikora yajya kugera we byaraye gogo kubera urukundo abanyarwanda bagukunze bakuboneye umugabo w'umunyarwanda urabyemera gogo gabatandikite kuze ngambe gogo uyu muhungu Bruno karagukunda uramwemera cyangwa ufite boyfriend ufite umukunzi niberaho n'ubundi mu buzima busanzwe namukunze wamunde mutayida gogo isigo wamwemera yasigo uri aha mbe uri nta mukunzi ufite are you ready to be my girlfriend witeguye kuba umukunzi we hari ibidukundanye ndindire tuvugisha ukuri iyo watetse inusu y'umuceri urayimara wenyine inusu Awasa amenya inusu bayipima bati sashitana n'umugoroba upima ku gikombe n'amazi sashitana n'umugoroba ufite igikombe azinubwa nyafite igikombe gipima inusu abakobwa tutari beza impamvu bavuga ngo turaryoha nabo usikariyo ngingo igomba kukurengera urima anyaguruka ukubitiriya ukigaruriye ukavuza induru ugahamagara abakurambere ugahamagara abasoko kugira ngo nawe wereke iniki ariko umukobwa wembaga amabuno niyamurengera ngo ubwiza ikigeragezo mfite n'ibere ryanjye aho bari hagarika aho ni sogisi uyu rero ameze nka ba bagabo urumva umugore yagiye kubyara ari ku bitaro ugasanga uyu ngo ntiyajya mu gikoni ngo ngiye ngo nagize ngo dede ubwo nanakubura kugira ngo nabyemere jewe ngo umugore nibwo bugazwa rero ubugazwa bwifite mu mutwe y'umuntu yahamagaye muri umuntu akaza agakoropa mu rugo atamugira se yahamagara na nyina wabo atamugira se yahamagara se wabo
aba diaspora nibo barya abana babiyo bajino ifemba muzana mwagiye mutubwira koko rekuza amabingu menga n'inkono y'abatwa shabarya nabo bavuna mu tobraka chamurasebye mwakahamba gabo ubaze ko ubu ngubu nose byageze aho ngaho wabona amafaranga gabo shawuri ikimwe aha reka nkubaze uri imanzi useka nk'imanzi kabura umuheto n'ubundi ndabaza ubusa ndayira n'akatwe nyubukubize kagaza kuri icyo atonda waje irengagije ko ni nyasida narumbiye mama gusana heza kunsabira umugisha kumana umushinga mfite no gukina kadege ibindi nago bindaba aho gutaminiga nanjye ndindi oya zibera umusama yo plan B iyi mihanda nizansaza kandi nshoboye gutabata Shawe kujya gutereta umwana none nta terese nyina terese nyina nawe tereta mama ufata mama ntabwo ujya ufata abantu ufata umwana bagufunga